ntuzigere unenga umuntu ngo uyu nagakijijwe, ntuzigere umusebya ngo uyu nagakijijwe, ngo uyu yitwara gutya, ahubwo uzamusange umuhugure kugira ngo ahari agakiza utamubonamo ukamubonemo. Yesu ashimwe. Abantu ntabwo bazahindurwa n'ibyo ubabwiye, ahubwo bazahindurwa n'ubabwiye. Nubabwira imirimo ya kamere, nubabwira iby'amajipo, nubabwira imisatsi, nugenda ugiye kubaganiriza babwira ngo gusuka si byiza, nugenda ugiye kubaganiriza babwira ngo kwambara amapantaro n'icyaha, icyo kintu ntabwo cyabahindura, ahubwo uzagenda ubabwire Yesu. Yesu ashimwe. Kugira ngo agakiza utababonamo ukababonemo mu izina rya Yesu. Nubabwira Yesu azabahindura. Aba bantu 7,000 Imana yisigarije, aba Eliya ntago abazi, aba ngabo umushumba ntago abazi, aba perezida ntago abazi, bakorari. Munyemerere dusome amagambo turi busange mu gitabo cy'Abami ba mbere ibice 18:22. Haravuga ngo Eliya arongera abwira abantu ati, ni njye njyenyine muhanuzi w'Uwiteka usigaye, ariko abahanuzi ba Bayali ni 450. Usome ku gice cya 19 muri icyo gitabo umurongo wa 18. Avuga ngo ariko rero nzaba nsigaranye abantu 7,000 muri Isra'el batapfukamiye Bayali, nibamusome. Yesu ashimwe cyane. Aya ni amagambo cyangwa n'ikiganiro Uwiteka yagiranye na Eliya ubwo yaramaze gutegeka ko imvura itazongera kugwa. Si ibyo gusa, ubwo yaramaze kwicira abahanuzi ba Bayali ku kagezi, ubwo bari bananiwe, Imana yabo yari inaniwe gusubiza. Amen. Abantu benshi uko niko mu itorero bajya bibwira, bakibwira ko aribo bakijijwe, bakibwira ko aribo bakiranuka, ndetse ugasanga bakoze n'urutonde rw'abantu bakijijwe mu itorero, ugasanga bakoze urutonde rw'abantu bakijijwe muri korari. Amen. Haleluya. Rero aba bantu 7,000 Imana yisigarije, aba Eliya ntago abazi, aba ngabo umushumba ntago abazi, aba perezida ntago abazi, bakorari. Aba ngaba umukuru w'Abakristo ntago abazi. Amen. Kandi aba bantu ntuzigere ubasanga kuri liste itorero ryashyizeho ngo aba bantu barakijijwe, ahubwo liste y'Imana niyo yanditse aba bantu. Obadiya ahura na Eliya aramubwira ngo hari abantu 100, hari abahanuzi 100 nibikiye. Amen. Ngo 50 umuvumo 2. Aba nabo Eliya ntago yari abazi. Eliya arangije aravuga ngo ni njye njyenyine muhanuzi w'Uwiteka usigaye, ariko hari abandi Imana yibikiye. Mwene data reka nkubwire, haleluya, wirinde ntukavuge ngo umuntu ntagakijijwe, kuko ntago ubuze uburyo abanye n'Imana. Ahubwo nubona ari gukora ibintu bitari byiza, umusange umuhugure nka mwene so kugira ngo tudakora icyaha. Haleluya. Ntuzigere unenga umuntu ngo uyu nagakijijwe, ntuzigere umusebya ngo uyu nagakijijwe, ngo uyu yitwara gutya, ahubwo uzamusange umuhugure kugira ngo ahari agakiza utamubonamo ukamubonemo. Yesu ashimwe. Kuko numunenga akabyumva azacika intege. Amen. Abantu ntago bazahindurwa n'ibyo babwiye, ahubwo bazahindurwa n'ubabwiye. Nubabwira imirimo ya kamere, nubabwira iby'amajipo, nubabwira imisatsi, nugenda ugiye kubaganiriza babwira ngo gusuka si byiza, nugenda ugiye kubaganiriza babwira ngo kwambara amapantaro n'icyaha, icyo kintu ntabwo cyabahindura, ahubwo uzagenda ubabwire Yesu. Yesu ashimwe. Kugira ngo agakiza utababonamo ukababonemo mu izina rya Yesu. Nubabwira Yesu azabahindura. Nimba uwo musatsi ari icyaha aziyogoshesha, nimba Yesu amwemeje ko kwambara ipantaro ari icyaha azayireka, nimba Yesu amwemeje ko kwambara ijipo ngufiya ari icyaha azabireka, kuko wamubwiye Yesu. Amen. Rero ntago umuntu azahindurwa n'amagambo umubwiye, ahubwo azahindurwa n'uwumubwiye. Numubwira Yesu azamuhindura, ariko numubwira ibindi ntago bizamuhindura, ahubwo bizamugusha. Yesu ashimwe cyane. Rero bene data, ntuzacibwa intege nuko abantu bazavuga ko udakijijwe, ahubwo wowe kiranuka, ukiranukire aho batakubona, ukiranukire n'aho bakubona, kuko umwami niwe uzi umutima w'umuntu.
niwe uzaguhemba. Haleluya. Ntabwo turi gukorera abantu, ntabwo turi gukorera ibihembo by'isi, ahubwo uwo dukorera kuko twamumenye niwe dukwiriye gukorera kugira ngo tuzabone izo ngororano, tuzabane nawe akaramata, kandi ubwo azerekanwa natwe tuzahinduke duse nkawe. Birababaje kuba wakiranukiraho abantu bakubona, ariko wagera ahiherereye gukiranuka bikanga. Ibyo ntacyo byaba bimaze. Ako niko gakiza se tuvuga. Rero abantu bakunda kureba ibigaragara, ariko ibitagaragara ntitubyiteho. Mu mwijima w'icuraburindi, Imana nayo irashaka ko tuhakirizwa. Hahandi hataboneka uba uri wenyine, Imana nayo irashaka ko tuhakirizwa. Ako niko gakiza kuzuye. Ntabwo habaho gukizwa igice, oya, gukizwa igice ntibibaho. Nimba udakijijwe ubwo nyine ntabwo ukijijwe, kandi nimba ukijijwe nabwo urakijijwe. Rero abantu bajya bibeshya ngo hari ugukizwa kw'igice, ibyo ntabwo bibaho. Haleluya. Ikindi mwene data, ntuzavunike ushaka kwemeza abantu kugira ngo nyine bamenye ko ukijijwe, oya. Ntuzafate umwanya wawe ngo uwangize urimo urashaka kwemeza abantu ko ukijijwe, kuko aho ngaho waba uri gukora nk'abafarisayo. Abantu bazemezwa n'uko ukijijwe bitewe n'imirimo myiza ukora. Wowe kiranuka, usenge, ukorere Imana uko ushoboye, ntuzigere uvunika ndashaka kwemeza abantu ko nkijijwe, aho wazananirwa mu nzira, nawe wazarimbuka nk'abandi bose, kuko byazakunanira. Yesu ashimwe cyane. Yumvaga ashaka kubabwira ngo mukomere. Agakiza ntabwo kagira igipimo upimiraho, ariko nimba udakijijwe ntabwo ukijijwe, nimba unakijijwe urakijijwe. Ukizwa igice ntabwo bibaho. Amen. Hari abantu 7,000 Imana yisigarije. Ntidukwiriye kunengana, ntidukwiriye gusebanya, ahubwo dukwiriye guhugurana nk'abavandimwe kugira ngo twe kugwa mu cyaha, ahubwo tubone amahoro. Amen. Imana itugirire neza, kandi ndabinginze bene data, murusheho gusenga kandi murusheho kwirinda imirimo ya kamere, kuko iyi ngiyi yazatugumisha muri iyi si. Amen. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen.